There's a lot of things that we're still living and still breathing. And the Lord has protected our family. The Lord has done different great things. Just as in the Bible it says that God is it's me who make them give birth. none Imana yaguye umuryango wacu neza ryaraye icyubahiro rwose twabikomera mu mashyi kuba umubyeyi ashobora gutwita amezi 9 imagine a woman getting pregnant for 9 months. umwana twese ntabwo tuzikoranye We don't know how the kid looks like. ariko Imana ikagenda ikamurema But the Lord igashyiraho akaboko igashyiraho it's a lot of things. Uwiteka Imana wacu ntabwo icyubahiro amashimwe menshi cyane turi kino cyumweru cyose nta gikuba cyacitse hagati muri twebwe ishimwe rikomeye cyane Uwiteka Imana yacu yarakoze kutubera umuremyi ishimwe n'izina rye nyiracyubahiro turahaguruka kubwo gusoma amagambo yacu dusange mu gitabo cya Yesaya 60 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri kuri bene data bafite bibiliya badufasha gusoma 60 umurongo wa mbere turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Byuka urababwira nti kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukamye kurabagirana. Amen. Mwene data wacu ndiziwe aratuyobora isengesho turagushimiye Uwiteka, dushimiye ko wabanye natwe, izina ryawe riragucyubahiro. Dushimiye ko wemeye ko tugera imbere yawe nyuma y'amateraniro y'igitondo. Turagusabye ngo Mwami, mbere y'uko tugira icyo tuvuga, kugira ngo Mwami ubanze utweze, Mwami tweze ibicumuro byacu twagucumiyeho, twejeshe amaraso yawe amenye ku musaraba, kugira ngo tugaragare imbere yawe tujwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana gira neza, dore Mwami amateraniro tuyatangire mu izina ryawe. Mwami manuka muri amateraniro kubwo kwiyubahisha, ibikoresho byose bikoreshwe n'Umwuka Wera, tugusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. muricara dusoma amagambo meza mu gitabo cya Yesaya ngo byuka urababwira kandi tumaze iminsi twize amagambo meza ati ngo abayo yabamenyekera abo bayo yamenye kera niba ari kubwira ati byuke murababwira reba kera twari abanyabyaha Imana iradukunda cyane none buno twaje mu nzu yayo none iratubwira ati byuka murabagirane kuko umucyo wawe wanjye ukujeho. And he says, arise, Jerusalem, let your light shine for all to see. kandi twibuke ko handi abaye bamenyekera And let's remember that there is no none tukubwirwa n'amagambo ngo tubyuke turabagirane. He's telling us to rise up and to wake up and light in our light. Izina ry'Uwiteka niracyubahiro. The Lord give him thanks. Twebwe yatumenyekera Us, he knows us long ago. iradukunda And he loved us. icyo twari abanyabyaha We were sinners. none uno turabera kubera Uwiteka yatwiriye abanyabyaha. Uwiteka yaje ku isi The Lord came in this world. ahinduka umunyabyaha He became sin kubera njyewe nawe. because of me and you. Twebwe tuva mu byaha turarefuka. Us, we got off sin and we were saved. dutsinda urubanza tutigeze tuburana We won the battle that we wasn't supposed to fight kubera umwami wacu Yesu because Kristo. of our Lord Jesus Christ.
izina ryayo Name be none praised. nk'uko twize ejo ngo abaye Just as we bamenye kera learned yesterday that he know his, uyu munsi tugiye kwiga amagambo meza avuga ati Today we're going to learn good words that gukundwa says n'umwana to be loved by ibyo the twebwe Lord. twakunzwe n'umwana Us, we have been loved by the Lord. uzi gukundwa n'umwana You know, to be loved by the Lord. yewe ibyo mbitekereje nyarangwa byibushe Me, when I think about it, I feel like gukundwa n'umwana to be loved by God. musa neza Look at y'all, you're kubera looking. imana yabakunze It's because God has loved yewe you. umwuka muri guhumeka Look, the kubera imana breath that you're breathing is because of the Lord. none ibaze gukundwa n'umuntu ugufite Now umuganda imagine to be loved by somebody ugufite umuganda who have you, who have a purpose for you. Who have a purpose for you. gukundwa n'umuntu ugufite umuganda To be loved by a person impamvu who turi have a hano purpose. impamvu turacyari ku mwuka bazima ni kubera uwiteka aracyadufite Because we're still breathing, because God still has a purpose for us. amena uwiteka aradukunda The Lord cyane loves us so much. twakunzwe n'umwami We have been loved by the Lord. kandi adufiteho umugambi And we have a dusubiye inyuma purpose. gatoya Going back, hari ibyo twize ejo what we learned tumenye kera yesterday, He knowed us amaze long. kutumenya kera After knowing aradukunda us, He loved us. arangije kudukunda none adufiteho n'imigambi After loving us, He has a kandi purpose si for us. imigambi mibi It's not bad purpose. It's not bad purpose. icyo dufite ni ukwizera What we tukagendera have mu is nzira to yayo. believe and to trust. none hano aratubwira ngo tibyukura bagira ati And here He says, "Arise and let your light shine." nta muri gusobanukirwa icyo bita kurabagira Do y'all understand what it means to shine. shine? muri kubisobanukirwa Do y'all understand it? byukura bagira uzarebe mu Wake up gitondo and shine. kino gitondo tuba And see, the twavutse morning we woke up today, uzarebe ko izuba ryari see how the rizasa sun is shining. none uwiteka akubwiye ngo utibyukura bagira And the Lord saying, "Arise and shine." umukumva tudafite agaciro Don't you not see that we have a good purpose? ibaze kuba twaramenye kera And we have been known long ago. tukundwa n'umwami We have been loved by the Lord. none uwiteka adufiteho umugambi And the Lord still have a purpose for us. tunyarukire mu gitabo cy'abefeso Let's run and go to the book of Ephesians. dufite umwanya mukeya turi kwihuta We'll go a little bit fast. abefeso kabiri umurongo wa 14 Ephesians 2, verse 14. n'ubundi muri bene data bafite bibiliya And our brothers who have the Bible will read for us. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 14 haravuga uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we ari gusoma umurongo w'ibintu 14 amen imana izumugisha God bless you. ubu niwe mahoro yacu kuko yahambuye twebwe abari kuba umwe akuyeho mbese yakuyeho twebwe niba twari umwe bari batatu twese ari ku ruhande rwe People were separated. ariko yaraje kugira umwe He came and he put ari us into twebwe one person. n'abazungu twese Whites, the blacks. kubera He amaraso ye became one because of his blood. ukumva You're listening? kera wenda twese turabana Long ago, back then we were still children, but yes, we still the ubu same turi age. kuganira Here we are talking. ariko iyo ni wenda ku bantu bajya bagerageza kwicarana n'abantu bakuru But the people who get a chance to sit with the tujya Lord, twumva ko kera nyine aho ababyeyi bacu bari batuye we hear that where our parents used to live, hari ubwoko there was a nation. ubwoko ngo buno ngo ni abega bano ni Here- abasinga There's some different type of nations, bano ni abagesera and here there's some other ones. sibyo ariko uwiteka akimara kuza But when the Lord came, rero nawe twe twase tubu me and Erika became igihe one. atitaye ngo ni umwega Without Eric caring nanjye about atitaye ngo ni his time, umusinga and me ubwo caring twiga about him, iby'ubwoko none but we ngo forgot about the Imana nation. He became one in uwiteka Christ. akimara kuza When twese Christ came, yatugize umwe He made us one. sibyo ntabwo yari kutubwira umwe Didn't make us atadukunze one if He didn't love us. ukumva ubwo yaratukunze arangije kudukunda After loving us, He made us none one. jye na simiyoni Me twabaye and Simon, we became one. sibyo
njye narakitugu Me and Lucky became one. atari kubera tuvugana mu It's nda not because we are. ubwo ari ukubera amaraso y'Imana No, because of the will of God. uwiteka yarakoze kudukura The Lord give you thanks for loving us. yarakoze kutugira We thank Him for making us one. ibaze kuba twese turi batandatu Now imagine we are 6 people and we are one. kadayimoni kaje abatwatsinda The demon came, we were defeated. kuko nimba umugozi wa butatu uriko urivuca If the road bayibaze twese now imagine all of us, we are one. sitwara umudayimoni watuneze What demon can defeat us? atsinda izina rya Yesu kandi nibyo twabaye uwiteka yarakoze cyane The Lord give Him thanks a lot. kuko hano dusubiye hariya hejuru muri Yesaya twasomye We're back in Isaiah. Isaiah, going back in Isaiah. ku murongo waho wa kabiri havuze ngo dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi amahanga ariko uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho dore umwijima See the darkness. twese tuzi umwijima We all know the darkness. tuzi umwijima Yes, you know the darkness. nyamunda tuganira We're having a conversation. Thank you. Having a conversation. We're having a conversation. tuganire twese tuzi umwijima We know the darkness. We know the darkness. none dore ngo umwijima And w'icuraburindi see the darkness of the world. uzatwikira isi You will cover the world. ariko ubwiza bw'uwiteka But the love and the goodness of the ubamwe Lord. kera Because we know ubakunzwe n'umwami who have been loved by the Lord. ubwiza bwe buzabugaragara kandi abo ni abandi mu twese His glory will shine on us. uwiteka izina rye nirihabwa icyubahiro Do kandi umuntu ubyubaza ndiko you understand it? Like, I don't know. kujya numva ziri kujyamo neza I feel like it's going ibaze twamenye kera We have been known long ago. dukundwa n'umwami We have been loved by the Lord. none adufiteho n'imigambi Now He still has a purpose for us. none tugiriwe n'amahirwe yo gusiga ubwiza bwe. Now we have been covered by His glory. sibaye bine It became 4 things. tuvuge byose kuko byose Can we say the only that thing? bibaye bine byo dufite Became four that we ariko have. byiza That was good. uwiteka imana yacu yarakoze So, twamenye kera we know we have been known long ago. dukundwa nawe We have been loved by Him. adufiteho imigambi He have a purpose for us. none dusizwe n'ubwiza And now we have been covered by His grace. tugenda gutya Why can you now offer uwiteka yarakoze the Lord? kubera iyo tubitekerejeho But when thinking about ni it, ibintu bikomeye cyane it's some things that happen. ni ibintu buri muntu wese yakagombye It's kugirisha a thing that a person is supposed to yego turi abana boast about. Yes, we are still children and we still ariko young. twagiriwe amahirwe But we have been, we had a miracle. twagiriwe amahirwe Or we have been kugira gukundwa n'uwiteka uracyari loved by the Lord when you're still young. byiza cyane It's a none good muri thing. icyo twaharanira ni ugukora nka dawidi Is to grow up. dawidi yakuri imbere y'imana David grow up next to God. kuko twumvishijwe ko twamenye ukwera Knowing that we have been known by God long ago. twumvise ko dukunzwe We n'umwami have heard that we have been loved by the Lord. And we have heard that He has a purpose for us. dusigwa n'ubwiza bwe And we have been covered by His glory. natwe duharanira gukora imbere Let's chase to be born, to be in His presence. atari imbere y'abantu Not in front of people, ahubwo imbere y'Imana. but in the presence of the Lord. twese dukunda twese tuzi dawidi We all know David, we know all his story. twumva imigisha yahawe We n'uwiteka know his blessing he got from the Lord because he has grown up in the presence of the Lord. ngabibaza gukura ushima n'imana Now imagine growing up being praised by the Lord and tugarutse mu isi cyane yacu coming back to our world. buri muntu wese iyo yagize isabukuru turamubwira ngo kura ushime n'imana ndetse n'abantu When somebody has a birthday, we say, grow up in the Lord. none ibibazo atari ukubikubwira gusa And not just saying it to you. ubwo ari byo That gukura is ushima n'imana growing up, being praised by the Lord. ariko byose But it's all to chase it.
ntabwo byakubura mu byamye You won't come when you're asleep. nk'uko utakwishyurwa Just as you won't get paid when you go to work. You have to go to work kugira wishyurwe so that you will get paid. rero no gukurira imbere y'Imana gukora aya mahirwe twagiriwe In this will that we have ni ukuyaharanira is to chase him. nakunzwe n'Umwami I have been loved by the Lord. none buno ntabwo nzongera kwangana Here I won't be hated kuko nanjye narakunzwe because I've been loved too. natsinze urubanza natigeze mbura I have finished the nanjye battle. ntabwo nzongera kujaginga abandi Now I won't go charging others kubera nanjye because me, uwiteka byagenze because he has guided me. I will die in peace. ariko kuba atabyagenze kuko akamburanira Because he didn't judge me, he didn't accuse me. ngatsinda urubanza natari mfite kuburana I finished a battle that I wasn't Atigeze supposed to go in, that I was not supposed to niyo be mpamvu in. nanjye natabona kujaginga So see, that's why I should not go judging others. gutya tugenda Here we go together. gutya turi bamwe Here we are one. tukajya ducira We imanza will be, kuko natwe uwiteka aruduciriye because God has also done it for us. uwiteka aruduciriye The Lord has cut it for us. aruduciriye Cut it for us. aruduciriye urubanza He has cut the judgment against us. twatsindwa We will be banished. ariko bitewe n'ubuntu twagiriye But because of the will bitewe we n'uko have, byatumenye kera because He has known us bitewe well, n'uko byadukunze because of His love, bitewe n'ubwiza bwe twasize because of the bitewe glory He has given n'ukuburana us, n'urubanza because we have been chosen, tukarutsinda we have won it. izina rye niryagucyubahiro His name be praised. kumva agaciro dufite imbere y'uwiteka You hearing the kumenya kera to be known long ago, ugakundwa to be loved. ukagirirwa amahirwe cyane reka dusome dufite amasaha We makeya have little time. reka dusome muri zaburi Let's read Psalms ijana na gatandatu 106, umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri verse 1 to 2. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Amen. Amen. Bibiliya yagiye iravuze Here my Bible says, ngo haleluya Hallelujah. nimushimire Uwiteka Give yuko thanks ari to the Lord, mwiza for He is good. kuko imbabazi ze For His zihoraho unfailing love endures forever. ninde ubasha kuvuga Who can list His glorious ikomeye miracles of the Uwiteka Lord? yakoze Who can ever yakoze praise Him? cyangwa Or kwerekana Or ever ishimwe praise rye ryose praise Him enough? biramuze kuba bingahe How much things? hano ni hahandi tujye tugaruka Here is where we come back and have a conversation. kuvuga ngo tuganire Where I'm saying, let's have a conversation. navuga nyine burya nagakunda kuganira When I'm talking about myself, not really having a conversation. Let's have a conversation. kugirirwa imbabazi kirangiza kiba cya gatatu And to be hit with His, naho twibukiranye kandi tujya no gusoza we are coming to an icya end. mbere cya iki What was the first thing? What was the first thing? umumbabazi ubwo yese ntabwo twari twarangiza We haven't Sunday even finished none Sunday. ndi kubona utuboko tubiri gusa I only see two hands. kandi turi kuganira And we are having a conversation. icya mbere cyari iki What was the first thing? guys ni babiri bari mu rusengero It's gusa only two people who's here. muri icya mbere twabonye uwiteka gukorera What was the first thing that the Lord did for us? biba ari ngombwa ngo bigendane ku murongo It's supposed to go in order. sibyo twese dukunda kenshi Yes, we love candy. We all love candy. mubizi You know that. umuntu utari buyitsindire sinzi impamvu I don't know why. nawe He put his light on us so we can amen ariko ntabwo ari aho Amen, but it's not there though. amen amen Amen.
twebwe yaratumenye kera Us, he has known us long ago. imirimo buratsindire kera And then while we get a candy. okay umuntu ushaka kera Who want a candy next? umuntu ushaka kera twatubwiye ni igihe cya kabiri What's the second? we haguruka we yarashaka kera kera buno ni ukuyikorera Candies too. ndewe dushaka kera Who want candy igihe next? cya kabiri twabonye What was the second thing that the Lord has done for us? What we are learning right now. That's what we learn. That's the word that we hear right now. But the first thing we heard is what we heard yesterday. Now today, that's the topic we're learning about today. So you're here, who want to work for the candy? What was the second thing? twakunzwe n'umwami We have been loved by the Lord. twumva ko twamenye kera We have heard that we have been known of God, and now He has loved us. akimara kudukunda twasanze After loving Him, what was the other thing? dushaka kera Who want a candy? ariko ufite kuyikorera niba dushaka But the person want to work for you. God purpose for us. God bless you. yatumenye kera He has known us long ago. yadukunze He has loved us. adufiteho umugambi And He has a purpose for us. How much is three of us? igihe cya kane ni What was the igihe cya fourth thing? gatanu And what was the fifth one? That's the verse that we read. Come on guys, nta muntu ushaka kera No one want a candy? ndabona abantu mwese mukunda kera You don't want a candy? mbese nta muntu ushaka kera None of you want candy? aka kanya ibintu turi kwiga Here, tugari we learn ntabwo it. Having a ndarangiza conversation. I'm not even done. none nta n'uburyo turi kuganiraho And you don't even know it. mwese nta muntu ushaka kera No one want candy? yatugize He has made us one. bine byabonetse Four has been. hasigaye kimwe gusa There's only one more left. hasigaye kimwe One more left. na kendi And one candy. nindura witwara Who's gonna take it? kuko n'umusore atwaye ibihembe Our byinshi sister is taking kandi two twese candy. twaje kuganira And we here was all having a kuko conversation. mbari byiza We all hear that bari nta everything kibazo is good. ufite atwaye She has taken two candy. ugomba rero niba ushaka gutatwara iya mbere Who wanna take the last one? tena natubwira abashaka kendi niba ushaka gutwara kendi yanjye Who wanna take the last candy? tugire imbabazi amen Yes. ikomera amashyi menshi We have been known long ago. dukorwa We n'umwami have been loved. adufiteho imigambi He has a purpose for us. yadusize ubwiza bwe He has covered us with muri His ibyo glory. byose And out of all of that, ni ukubera yatugiriye imbabazi because He has shown bataba us imbabazi grace. ze Absolutely, without His mercy, we will not speak to your life. You're here. tukagaruka ibibazo gukundwa n'umuntu ufite Coming back to a person who have will for you. ibibazo nk'umwe nizihiwe I aramukunda love you. These are your ways. You love me. afite imigambi You have a purpose for me. tugaruke ku isi And let's come back to the world. bizakavuga And we just say, cya fere Boazi ndagikunda brother Boaz, I love you. nzakigurira imodoka I'll buy him a car. ugomba si byiza It's a good thing. none twebwe dufiteho imigambi Here we have a Uwiteka purpose. dufiteho The imigambi Lord have a purpose for us. ariko myiza Good purpose. yo kudukura hano mu isi To take us out of the world akatujyana mu ijuru and take us in heaven. uwiteka imana yacu yarakoze Lord Jesus Christ, kubona amasaha yatugendanye you see that the time is ati really twari up. turi kwiga But ngo was hearing the word that says, gukundwa n'umwami be loved by the Lord. aho twagiriwe n'amahirwe tukabona ibintu bitanu byose Where we bigerekanyije see five things that goes together by'uwiteka yadukoreye of what the Lord has done for us. amena Amen.
yari atumenye kera He has known us long ago. dukundwa nawe We have been loved. adufite n'ubwami We have purpose. Yes, cover us with the Lord. Out of all that, because of His mercy. uwiteka izina rye ntihabwa icyubahiro His name be praised. Yitwa n'umwami And stay with the Lord. Amen. Amen.